ahantu twasozanije agace ka kabiri ku nkuru y'urukundo ndetse n'ubuzima bwa Alice na Paka. Ahangaha agace ka gatatu gatangiriye, gusa mbere y'uko dutangira reba neza ko wakanze subscribe kugira ngo inkuru zacu za buri munsi zijye zigushyikiraho ku gihe. Niba wibuka neza hano twasoje rwose ubwo Paka yari arimo kwihagana Claire, amubwira ati Claire wowe nta hantu rwose tuziranye, ati ntabwo wigeze uba umugore wanjye na rimwe, ati umugore wanjye n'uyu nguyu Zoe, kandi ikindi nta nubwo wamusimbura kuko ni mama w'abana banjye, ahubwo utatubangamiye wava ahangaho ukagenda kuko rwose twe tugiye kwisangirira ibya saa sita. Akana nako kahise kungamo karavuga ati wowe ntabwo waba mama wanjye, ati mama wanjye rwose n'uyu nguyu turi kumwe nta nubwo uzigera uba mama wanjye. Wibuka rwose uyu mukobwa uri hano ibyo bikamutera umujinya, yari yamaramaje avuga ko uyu musore Mr. Parker agomba kuba umugabo we. Wibuke ko kandi yajyaga amwitwaraho nabi, amutuka, amwita imbwa ndetse n'andi mazina yo kumusebya, mbere ataramenya yuko ari we Mr. Parker, azi ko ari umushoferi. Umukobwa uri hano ngo ni Zoe byaramucanze, aribaza ati si gute kandi Claire yaba ari kuvugisha Mr. Parker gutya, azi ko uyu nguyu rwose ari Parker umugabo we akaba n'umushoferi wa Mr. Parker umukire twese tuzi. Zoe hano yari yumiwe, arangije aravuga ati ariko si Parker gute Claire yaba ari kukwitwaraho kuriya, ati njye na n'ubu ntabwo mbisobanukiwe neza ukuntu rwose Claire ari kukwita umugabo we, ati se none yaba ari wowe Mr. Parker, ati ejo bundi ko yagutukaga kubwira nabi ngo uri imbwa uri ibiki, none nkaba nsanze rwose ari kukwinginga ngo ube umugabo we, ese ni ibiki mutarimo kumbwira birimo kujya mbere hano. Umukobwa hano ngo ni Zoe yari yabiketse, yibaza rwose ukuntu Claire n'ukuntu asanzwe abasuzugura yaba ari kwinginga umugabo we. Parker uri hano yaramubwiye ati weya rwose, ati kubera yuko abizi ko ari njye utwara Mr. Parker, ati menye yaje gusubiza ubwonko bw'inyuma akumva rwose yanyinginga. Akana ka Andy nako kakomeje kwitegereza papa wako kavuga ati ariko se koko papa azarekera aho ngaho kubeshya ryari, kumbe barakwereka ibyacu ntibyatinze baratashye hano mu rugo. Gusa wibuke ko nubwo babana ariko ntabwo bajya babana mu buriri bumwe nk'umugabo n'umugore, ndetse uyu nguyu Parker abwira uyu mukobwa ko igihe umugore we yabonetse azarekera aho ngaho kuba yabana nawe, ariko nanone na Zoe ntacyo bimutwaye. Wibuke yuko yamutabaye rwose akamukura kuri Joshua wari umumereye nabi. Barakwereka rwose hano Zoe yaramubaje ati ariko se Parker, ati njye nawe rwose tuzakomeza kubana mu nzu gutya kugeza ryari. Parker arangije amubwira ati ariko urabizi yuko njye nawe tudakundana, tubana kuri kondisiyo z'abana, nuko ari abana babiteye naho ubundi njye nawe ntabwo twigeze dukundana. Parker arangije amubaza ati none se ushatse kuvuga yuko nari umugabo kuba nemera kuza kuba nabana nawe ngo turarane mu cyumba kimwe? Zoe arangije amubwira ati cyane nyine, ati se none urabona njyewe nari umugore, ati kandi nawe ukaba uri umugabo, ati rero gute twakomeza tukabana mu byumba bigiye bitandukanye. Parker aramubwira ati rero njyewe ndarwaye, ati kandi indwara ndwaye ntabwo inyemera kuba nahura n'undi mugore usibye mama wa Andy wenyine, kandi ikindi niyo mpamvu nanakubwiye yuko mama wa Andy naza njye nawe tutazongera kubana. Ati rero indwara ndwaye ntabwo inyemerera kuba nakora ku wundi mugore ndetse no kuba namufata mu kiganza ni ibibazo. Umukobwa yahise yitsibura aravuga ati none si ibyo ngibyo bishoboka bite? Kumbe umukobwa ataragenda yahise abona rwose ka gakufe yoherereje Mr. Parker w'umukire amushimira kubera ko abitwaraho neza we n'umugabo we. Yasanze Mr. Parker uri hano rwose ari ukambaye, arangije aravuga ati none se gute uyu mukufe nahaye Mr. Parker uwambaye? Ati ariko se wowe ibintu byose umuntu azajya bimuhereza nawe abiguhe, bivuze ngo Zoe uyu nguyu nta nubwo yigeze amenya ko bihari Mr. Parker. Zoe yahise amubwira ati kuramo uwo mukufe, ntabwo ugomba gukomeza kuwambarana uwo mukire, kandi ikindi urahenze cyane. Arakwereka muri ako kanya utwana twabo twahise tuza, turangije turavuga ati papa uyu munsi rwose njyewe na Runa twifuje kuba twararana namwe. Ababyeyi bari hano barumiwe, abana bashaka kurarana nabo. Ubwo ngubwo Zoe yahise abwira umwana we ati muhumure rwose tuzararana ikindi gihe, ikindi kandi papa agiye mu kazi, bivuze ngo n'utwana turi hano ubanza twaramenye yuko ababyeyi batwo batajya bararana. Runa yaravuze ati none se mama ntabwo ushaka kurarana nanjye kuri kunyirukana hanyuma y'iminsi yose rwose maze tutararana? Zoe yahise abwira Runa umwana we ati humura rwose turaza kurarana nta kibazo. Ubwo Mr. Parker nawe yahise ashaka uko abacika, arangije aravuga ati njye rero muri iri joro nari mfite akazi, ati rwose nibwo nkagiyemo. Gusa ataragenda Andy nawe yahise amubuza aravuga ati papa, ati rwose ntabwo ndi bubyemere nugenda, ati ntabwo ndi buze gusinzira, ati rwose hashize igihe kinini njye nawe tutararana, niyo mpamvu rero uyu munsi tugomba kurarana mwese. Karuna kari hano nako karavuze ati rero niba Andy atari businzire nanjye ntabwo ndi businzire.
Mr Parker hano yabuze icyo akora, utwana dutangira kubakurura, turavuga ati muze tugende. Barakwereka Zoe yahise yemerera abana. Mr Parker arikanga aramubaza ati ariko se Zoe, kuki wemereye abana ko turarana kandi ubizi ko njye nawe tutajya turarana? Zoe arangije amubwira ati humura rwose, ibyo ntubigireho ikibazo. Ati webwe tubajijishe, abana nibamara gusinzira twe turaza guhita tubyuka twigendere. Mr Parker rwose hano wibuke yifitiye indwara, ntabwo abe yemerewe kwegera undi mugore usibye ngo mama w'uyu nde mama wa Andy, ariko ntituzi ngo mama wa Andy ese byamugendekeye bite, yagiye he, kateganya yuko ashobora kuzamubona. Barakwereka utwana twabashizemo hagati gusa baratandukana cyane. Andy agakomeza asunika papa we ngo yegere Zoe, avuga ati ariko se papa wakegereye hirya koko ushaka kuntura? Ubwo na Luna nawe yari ari gusunika mama we. Ibyacu ntibyatinze bahise begerana, barangije barikanga. Ubwo Zoe yahise agira amasoni ndetse na Mr Parker baravuga ati mwabana mwe rero murekera aho ngaho iyo mikino dusinzire. Ibyacu ntibyatinze bararyamye, gusa utwana turi hano two ntabwo twigeze dusinzira. Bivuze ngo ibi byose utwana twe twabipanze nyuma yuko tumenye ko ababyeyi batwo batajya bararana. Barakwereka abana bahise bahaguruka gake gake, barangije barigendera basiga ababyeyi baho ngaho mu buriri baryamye bonyine. Ubwo ngubwo Mr Parker yari ari hano rwose aryamanye n'umukobwa Zoe. Ibuka ko n'ubwa mbere bararanye, ubundi baryamaga ku buriri butandukanye. Barakwereka rwose umukobwa yakomeje yegera umusore, birangira batashakaga kuryamana, baraye mu buriri bumwe. Barakwereka rwose Mr Chad yahise aza hano, gusa yaje avuga akana karaje kamubwira ati ceceka, ati papa na mama uyu munsi bararyamanye kandi n'ubwa mbere bari mu cyumba kimwe, ati rero nuze kubasakuriza. Umusore nawe uri hano yaravuze ati humura rwose, mufate utwo kunywa munywe, ntabwo ndibuze kubasakuriza, nimugire ikibazo nanjye ndi umuntu mukuru. Arangije aravuga ati ariko se nanone ko hari inama Mr Parker yagombaga kujyamo. Akana kari hano ka Andy karamubwiye ati oya Mr Chad, ati mu by'ukuri cyambere ni urukundo rw'ababyeyi, ati rero niyo mpamvu papa na mama bagomba kubanza gukundana, n'ubundi papa amafaranga afite arahagije. Mr Chad yarangije abwira akana ati ariko papa urabizi neza yuko araza gukererwa mu nama. Akana karangije karavuga ati ariko se ubwo iby'inama ni ibiki? Ati nubwo niyo nama yayisubika, ati cyambere ni urukundo rw'ababyeyi. Ati se wowe ibyo bintu ntabwo uri kubyumva nk'umuntu mukuru Mr Chad? Umusore hano nawe yarumiwe kumva abana bato yabangana nk'aba bari kuvuga ibintu nk'ibi. Kumbe barakwereka wa musore wacu bavugaga ngo afite indwara nta wundi mugore ajya yegera. Byarangiye rwose araranye na Zoe, yarabyutse arikanga aravuga ati ariko se abana bagiye hehe, kubera iki Zoe kandi uri hano uryamye? Yahise amukangura arangije avuga ati Zoe abana bari hehe? Zoe arangije avuga ati oya yewe winkangura iby'abana bihorere, ati none se hari ahandi bagiye? Ati ariko ubundi uri mugabo nyabajye, ati waje tukaryama uri kunkangura ngo tujye kureba abana bigende bite? Umusore yahise yumirwa abonye umukobwa rwose ameze gutya. Ubwo Zoe yabyutse yanarakaye. Mr Parker arangije aravuga ati none se uragira ngo nkore iki ko mbaza ngo ndi mugabo nyabajye? Atariko hari ubanza ufite experience yo kuba wararyamanye n'abagabo benshi. Umve rwose ukuntu batangiye gusererezanya, ariko nta rwango rubirimo, ari uko gusa uyu Mr Parker akanguye Zoe atabishaka. Barakwereka uko Mr Parker bamuserereje bamubaza ati ni mugabo nyabaki. Yatangiye kwibuka umukobwa bigeze kuba bahurira ahantu muri hoteli, gusa nanone uwo nguwo niwe mama wa Andy, ariko tukabona ko nanone uyu mukobwa nawe akomeza kwibuka umusore bahuriye muri hoteli, kandi bose ibihe bibuka bigaragara nk'aho ari bimwe. Gusa uyu mukobwa we yabyibutse arimo kubivuga arangije avuga ati mana yanjye icyanyere kuri wa musore twaryamanye imyaka 3 ishize. Barakwereka rwose hano yaribagiwe arabivuga. Mr Parker arangije amubaza ati imyaka 3 ishize se kandi habaye iki? Ati uwo muntu uri kuvuga ninde? Ati se kandi wigeze ugera muri hoteli yitwa Counting Hotel? Umukobwa yahise yikanga atangira kwibukana w'ibyabereye muri iyo hoteli, yibaza ukuntu uyu musore yaba abizi. Arangije aravuga ati uya atari kubundi kubera icyo mbaza ibyabereye muri iyo hoteli. Ati by'ubuzima bwanjye birakureba, si twavuze ko n'ubundi ngiye nawe umunsi wabonye mama wa Andy tuzatandukana? Ati kubera icyo ushaka kwigira nkaho ushaka kumenya rwose bigiye kuri? Ati sinshaka kumenya niba narageze muri iyo hoteli cyangwa narayigezemo. Bivuze ngo rwose uyu nguyu papa wa Andy muri iyo hoteli niho yahuriye na mama wa Andy, gusa situzi ngo yamubuze ute. Ariko nanone uyu Zoe nawe agakomeza kwibuka umuntu mu myaka 3 ishize bahuriye muri iyo hoteli, bose bahuriye kuri hoteli imwe. Barakwereka rwose umukobwa yatangiye kwitunganya abwira umusore ati ngiye wenda narambiwe, ati ibintu ndabirambiwe byo kuba ndi kumwe nawe hano gutya. Barakwereka umukobwa baramukuruye, arebye mu gatuza k'umusore abonamo akantu k'agahiri k'umukara, ashaka kugakuraho. Mr Parker arangije amubaza ariko se Zoe uri mu biki? Ushaka kandi kuba wamfata ku ngufu? Umva umusore ibyo yavuze.
Zoe arangije aravuga ati none se ubonye ari byo nari ngiye gukora? Ati ikindi kandi nta nubwo bikureba niba nagufata ku ngufu, atugomba kwibuka yuko njye nawe twasezeranye imbere y'amategeko. Ati rero icyo nagukora cyose ndacyemerewe. Umukobwa rwose yatangiye hano kuba yatera umusore ubwoba, ariko umusore nawe nta bwoba afite. Zoe arangije amubwira ati rero ntuneshe umutwe. Barakwereka muri ako kanya Mr Parker nawe yahise amusunika hasi, arangije aravuga ati hey, sumbwiye ko se kandi icyo wankoraho cyose ucyemerewe? Ati ubwo bivuze ngo nanjye icyo nagukoraho cyose ndacyemerewe rwose, ni amategeko amana, kuko rwose twasezeranye imbere y'amategeko. Barakwereka Mr Parker agiye kumanuka ngo amusome. Muri ako kanya abana bahise binjira bari kumwe na Mr Chad. Mr Chad arangije arikanga ibaze nayo gusanga umugabo n'umugore mu cyumba cyabo baryamanye. Zoe nawe yahise agira amasoni, ndetse n'abana aho ngaho bagira amasoni, baza bavuga ati noneho nyuma na nyuma papa na mama bararanye. Zoe yabajije Mr Chad ati se Mr Chad, kubera icyo uri hano? Wibuka Zoe azuye umusore Mr Chad nk'icyegera cya Mr Parker, ariko wibuka ko nanone ntago azi ngo Mr Parker ninde. Barakwereka bakimubaza yabuze ibyo avuga, arangije aravuga turareba Parker yakerewe. Ati kandi Mr Parker yabuze umuntu umutwara mu nama, ati rero narinje kumureba ngo abe yamutwara. Zoe yahise avuga ati ariko ubundi gute Mr Parker yahaye umunebwe nk'uyu nguyu akazi ngo ari we ujye umutwara? Ati nakoreka mbareke ibyanyu ni ibyanyu, ati reka nigendere. Barakwereka rwose umusore yasigaye ahangaha yitegereza uyu Mr Chad. Mr Chad ariko nawe yaragize amasoni, harimo kwisetsa ukuntu Mr Parker arangije amureba aramubaza ati ariko se urimo guseka iki? Undi rwose hano yari ari guseka ibyo aboneye hano mu cyumba. Bibuka ko uyu Mr Parker yamwiyemeyeho, avuga ko rwose uyu mukobwa nta kintu kirenze yakorana nawe ndetse adateze kugumana nawe igihe kinini. Mr Parker aramubaje ati none se Mr Chad, ni njyewe urimo guseka rwose nkukure ku kazi? Ati oya rwose boss, ati ndakwinginze ntuze kunkata umushahara. Mr Parker arangije aramubaza ati none se kubera icyo uri hano, waruje hano gukora iki? Ati ko waruje kundeba muri iki gicuku, ni ikihe cyabaye? Umusore arangije avuga ati mu by'ukuri gusa yabanje yahengereza ngo arebe niba nawe uri kumureba. Ati wakerewe mu nama, rero narinje kukureba kugira ngo utaza kuba wasiba muri iyo nama. Barakwereka Mr Parker kubera gukomeza gushidikanya ku mukobwa yaramubwiye ati ikindi kandi uze kunkorera iperereza ryimbitse undebere ku bintu byabaye mwira hoteli imyaka 6 ishize, ndebe ngo byagenze bite. Mr Chad arangije amubaza ati none se waba uri gukeka uyu mukobwa Zoe? Gusa Mr Parker aramubwira ati wegenda ubikore gutyo mbikubwiye, nta bindi byinshi nkeneye kuba wambaza. Barakwereka twigarukire kuri Zoe hano nawe. Wibuka ko bamusubije mu kazi ndetse n'umushahara we bakawukuba. Yari ari hano mu kazi rwose, ahandi ndetse na Runa barangije baramuhamagara bari kumubaza ati se mama uri buze kuza ryari ko twagukumbuye? Umukobwa arangije ababwira ati bana banjye muhumure, ati rwose akazi mu kanya kagiye kurangira, ndi buze guhita naha rwose nimugire ikibazo, ntago ndi bubatindire. Kumbe barakwereka Claire yakomeje kungura umukobwa bakorana hano. Wibuka ko hano muri aka kazi bakomeje kuba bamutoteza kugira ngo uyu mukobwa rwose azakikuremo, kuko babonye kumwirukanisha byo bitakunda. Barakwereka sinzi ibyo Claire yongoreye umukobwa hano. Umukobwa arangije arazabwira Zoe ati mu by'ukuri Zoe, ati bari bavuze ngo ujye kureba amadokima ari mu nyubako hariya muri aho tubika ibintu byashaje. Ati rwose hari amadokima arimo kandi niwe ugomba kujya kuyazana. Barakwereka uko Zoe yakaje yinjiramo, bahise bamufungirana muri store cyangwa se ahantu babika ibintu byabo. Umukobwa rwose yakubise urugero arangije aravuga ati ariko se kubera iki munyingiranye? Ati ni iki cyabaye? Barakwereka undi mukobwa ari kumukingirana. Wibuka ko uyu mukobwa umukingiranye atumwe nande? Atumwe n'ura mukobwa ngo ni Claire, umushaka ko Mr Parker b'umugabo we. Umukobwa umukingiranye hano yaramubwiye ati mu by'ukuri aho ngaho tugushyize niho wari ukwiye kujya. Ati wagakobwa ikiba abagabo babandi. Mwumve bivuze ngo nanone icyo bakiri kumuziza uyu mukobwa nuko ari umugore wande wa Mr Parker. Barakwereka umukobwa hano yarebye kuri telefone ye mu kureba asanga n'amarezo yose yabuze. Kumbe barakwereka Claire hano yaje kureba Joshua, umwe wari umugabo wande wa Zoe, ndetse ubu ngubu bakaba bana n'uwo bita Regine. Claire arangije amubwira ati rero, ati we niba ushaka yuko rwose mu muryango wacu ko ba Claire tukwemera ndetse tukaguha na access ku mitungo yacu ukaba nawe wayikoresha nk'umugabo wo mu muryango, ati rwose nuko ugomba kunkorera aka gafaveri musabye. Ati wicyo ugomba gukora ni ukugenda ukamureba gusa ukamwitwaraho mu buryo budasanzwe, ubundi ngiye nanjye nibuze gushaka uburyo mugaragaza nabi. Ati rwose Mr Parker ntago ari buze kumenya yuko uriya mukobwa atari we wakwihamagariye. Barakwereka barapanze kugira ngo uriya Joshua azasangemo hano undi, asangemo hano Claire, hanyuma bagende babeshere asangemo hano Zoe, hanyuma Claire agenda abeshere Zoe ko Claire yataye Mr Parker yagiye gusubirana rwose nande na Joshua. Barakwereka hano ijoro ryari ryaguye rwose bumaje kwira cyane. Abana batangira kubaza papa wabo atari ko se papa
ko tutari kubona mama kandi bukaba bumaje kwira, byagenze gute, habaye iki? Umugabo nawe hano yarebye ku isaha koko abona umugore we yatinze gutaha. Mr Parker arangije abwira abana bati muhumure rwose, ati mama wanyu mu kanya araza kuba aje, ati ntago ari buze gutinda muhumure. Ati se kandi muratekereza ko haba hari icyamubayeho? Kumva uko bari aho ngaho bumvise ku muryango hari umuntu ukomanga. Akana karangije karavuga ati mwikirirwa mujya kureba uwo muntu ukomanze, mama ntago ajya komanga, afite urufunguzo rwa hano, kubera iki mwabishidikanyaho? Rona arangije aravuga ati oya, ubwo ngubwo ni mama wanjye uje, wasanga rwose urufunguzo yarutaye. Ati se wasanga ari byo ra? Kumbe barakwereka akana karirukanse ngo kajye gufungura mama wako, kaketse yuko mama wako ari uje. Andi arangije aravuga ati mama wacu nta munsi n'umwe arakomanga kuko nawe afite urufunguzo. Umuka akana kagakinguye barakwereka Claire yahise aza hano. Wibuke ko Claire yasize akingiranye nde? Yasize akingiranye Zoe mu kizu rwose babikamo ibintu hariya mu kazi kabo. Barakwereka rwose hano Claire yaje nk'umuntu uzaniye amakuru Mr Parker. Arangije abaza Mr Parker ati none se shiri, ati mu by'ukuri ndizera wari unegereje nyuma na nyuma noneho yo kumenya ko umugore wa rwose atakigukunda, yisubiriye kuba bahoze bakundana. Ati se kandi ibyo ngibyo nabyo waruzi? Umva ukuntu aje guteranya kandi yasize amukingiranye ahantu. Mr Parker bakimubwira ibyo ngibyo umujinya waramwishe. Arangije aravuga ati no, ati ibyo bintu ntibishoboka. Yatangiye kwibaza ukuntu Zoe yaba yakoze ibyo bintu, yumva ntibibaho. Kumbe Zoe bari kubeshyira ngo yagiye guhura na Joshua umugabo we nawe. Barakwereka hano rwose yatangiye kumva bari kumufungurira. Arangije arahamagara ati Mr Parker ni wowe? Kumbe barakwereka nk'uko bakabipanze ntago ari Mr Parker waje kumutabara. Barakwereka Joshua niwe wahise ugaruka, wa mugabo we wajya kumufata nabi amuhohotera buri munsi. Kumbe bibuka na Joshua nawe ibi kubikora nuko bamwemereye kuba bamuha igihembo cyo kuba rwose yagira access ku mitungo yo mu muryango kwa ba Claire, nawe akayikoresha nk'umugabo wo muri uwo muryango. Barakwereka Zoe yakomeje kumubwira ati Joshua ndakwinginze rwose ntunyegere, atungiye kure. Kumbe barakwereka Joshua yaje hano. Arangije aravuga ati wagakobwa we, nubundi wewe uri indaya yigurisha, umenyereye guhura n'umugabo ejo ugahura n'undi utandukanye n'uwo wari uriwe. Barakwereka umusore yatangiye kuniga umukobwa abonye nta bundi buryo bwo kwitabara akomeza atera induru avuga ati Joshua wamvuyeho, ati rwose ntabwo nkeneye ibindi bibazo. Joshua arangije avumubwira ati none se urakeka ko noneho uyu munsi ari nduri buze kugutabara? Ati uyu munsi noneho ni njye nyine ufite, ati nta muntu rwose uri hano ngo agutabare. Kumbe barakwereka Zoe nawe yatangiye kwirwanaho. Arangije akubita Joshua umukoropesho yari afite aho ngaho umukubita mu mutwe. Joshua umujinya waramwishe rwose atangira kwateka umukobwa, atitaye ko umuntu ari kwataka ari n'igitsina gore cyangwa se ari umukobwa batanganya imbaraga. Barakwereka Joshua yatangiye kumukubita, umukobwa nawe agatera induru, gusa nta muntu yari afite umutabara aho ngaho. Joshua arangije avuga ati wagakobwa we washyano we, gute watinyuka koko kuba wangubita iki kintu mu mutwe? Barakwereka uko amukora ibyo ngibyo, yatangiye no kumufata video kugira ngo aze kwemeza nyirabuja wamutumye ari we Claire. Zoe yaramubwiye ati Joshua ndakwiyamye rwose ndeka, ati ndeka njyenyine. Barakwereka Joshua yakomeje kuniga umukobwa amukurura imisatsi. Umukobwa hano nta muntu afite umutabara, ndetse n'uwakamutabaye Claire yagiye kumurangaza anamubeshya yuko umugore we yagiye kumuca inyuma. Isi byazo wahanga biri buze kugenda bite? Mukurikire, mwibutsa gukanda subscribe udukurikiye kugira ngo inkuru zacu zijye zigushyikaho buri munsi. Kumbe barakwereka Mr Parker ntabwo yumvise Claire, yaje yirukanka aho ngaho aje gutabara umugore we. Kumbe barakwereka yasanze aho ngaho Joshua muryamye hejuru, ndetse yanamukubise cyane yamukomerekeje. Joshua yahise yikanga kubona Mr Parker azanye na Claire wari wamutumye. Bivuze ngo Claire uri hano rwose nta ruhande na rumwe agira ariho. Bivuze ngo amaze kugambanira Joshua, ariko nanone agakomeza ateranya Zoe na Mr Parker. Claire akomeza abwira Mr Parker atarigana nakubwiye ko abangaba bazongera bagasubirana. Ati se sure uyu mukobwa katigeze anyurwa. Bivuze ngo niwe wajemo hano rwose atumiramo uyu nguyu Joshua, none ukaba ubona ibyo bari barimo. Mr Parker aramwitegereje aravuga ati byange bikunde ka gakobwa kankunda, ibi byose kari kubivuga kugira ngo ngakunda ariko ntabwo biri buze gukunda. Barakwereka rwose uyu nguyu Claire nawe yakomeje acira amasiri Joshua amubwira ati ko wabwiye Mr Parker ko uyu mukobwa ari wowe kwihamagariye. Bivuze ngo bashaka kugambanira uyu nguyu Zoe. Zoe yakomeje avuga ati ibyo bari kukubwira byose bari kukubeshya. Joshua nawe yaravuze ati mu by'ukuri uwo mukobwa niwe wamamagaye ngo musanga aha ngaha, ariko Mr Parker ibyo ntabwo yari ari kubyumva. Yahise afata umusore arangije amukura umusatsi ati gute watinyuka? Ati ibingibi bibaye kenshi, ati bibaye ubugira kenshi ni kenshi njye nawe rwose duhura turwana dupfa uyu nguyu Zoe. Ati uzamureka ryari ngo umurekere ubuzima bwe?
Mr Parker yanze kumva ibyo Claire ndetse na Joshua barimo kuvuga. Arangije abwira Zoe ati mu by'ukuri fata abana muve hano mugende, ariko nanone yari yamurakariye. Akana karangije karavuga ati papa, Joshua wowe ngo nuze kumubabarira kuba yatinyutse kuba yahuhutira mama wacu. Zoe hano rwose yabuze ibyo asobanura umugabo we. Nawe sinzi ukuntu wasobanura rwose bagusanze mu nyubako nk'iyi ngiyi uri kumwe n'umuntu mwahoze mubana. Kumbe barakwereka Mr Parker yahise abwira na Claire ngo ava aha ngaha agende. Claire Joshua abona Claire amusize wenyine. Arangije aravuga ati Claire gute watinyuka kunsiga aha ngaha? Claire nawe arangije aramwihakana aravuga ati sigara aho ngaho nyine, ati wishyura ibyo wakoze. Joshua asigara atera induru avuga ati ariko Claire wibuka ko ari we wantumye. Umusore Mr Parker ibyo ntabwo yabyumvise ko Claire ari we watumye Joshua. Barakwereka rwose Zoe yazanye aha ngaha n'abana be. Arangije aravuga ati mu by'ukuri muhumure, ati rwose nta kintu na kimwe nabaye, ati kandi papa wanyu bisigaye araza kubyitaho. Ati mu by'ukuri nari nagize ubwoba nkumva yuko nta muntu uri buze kuntabara, ariko nyuma na nyuma rwose ngiye kubona muzanye na papa wanyu, ati mwakoze kuba mwanabaye. Barakwereka utwana twatangiye kuvuga ati mama mu by'ukuri twe twahangayitse, ati nitwe twakomeje dutesha umutwe papa kugira ngo aza kurebe, ariko nanone bidakuyeho ko uyu musore Mr Parker yarakariye nde, yarakariye Zoe. Kumbe barakwereka Mr Parker yaravuye kuba yakubita Joshua anamwihanangiriza, gusa nanone ntago yanyuzwe n'ubusobanuro uyu nguyu Zoe yamuhaye. Yaje amubaza rwose avuga ati Zoe gute watinyuka koko kuba wancinya mukajya kureba umugabo mwahoze mubana ubizi ko ari mubi kuri wowe? Zoe nawe arangije aravuga ati ni gutyo mbese ubikeka? Ese uragira ngo nanjye nkubwire yuko namenye ko ari we Mr Parker? Ati se we kubera iki wabimisha iki gihe cyose? Bivuze ngo umukobwa kumbe hano yamaze kuvumbura ko uyu nguyu ari we Mr Parker. Akana k'agakobwa karangije karavuga ati mama rwose papa yari yarabitubwiye ko ari we Mr Parker, ati ariko yari kuzabikubwira. Zoe yaravuze ati mu by'ukuri ngiye rero ntabwo nabasha kwihangana n'umuntu mbeshya ndetse utananyizera. Bivuze ngo ubwo Joshua yasabaga imbabazi uyu musore avuga ati Mr Parker, ati ndakwinginze mu by'ukuri mbabarira. Zoe uyu nguyu yahise amenya ko umugabo we babana ari we Mr Parker. Andy yaravuze ati none se mama ugiye kudusiga? Zoe yaravuze ati mu by'ukuri Andy ndagukunda cyane, ntabwo nakifuje kugusiga, ariko nanone ntabwo nakomeza kubana na papa wumbeshya ambwira ko rwose ari umushoferi wa Mr Parker kandi ari we Mr Parker. Bivuze ngo rwose hano umukobwa nawe nyuma yuko Joshua akomeje asaba imbabazi uyu Mr Parker avuga ati Mr Parker ndakwinginze mbabarira, ndetse akabona na Claire ukuntu aba amwizirikaho, yahise amenya ko uyu nguyu ari we Mr Parker. Andy yaravuze ati none se uraza kureka mama agende gutyo gusa nk'ikirwaye? Ati uraza kumwihorera ubone umubura? Ati rwose nanjye ntabwo ndibuze kubyemera, ntabwo ndibuze kubaho rwose mama wanjye adahari. Ati ugomba kugenda ukamugarura, ati ntabwo ugomba gutuma agenda, ati uri kubona nabaho gute nafite mama wanjye ndetse na Runa. Andy nawe yakomeje rwose kwisaza kuri nde, kuri papa we. Kumbe barakwereka hano Mr Chad yaje hano rwose asanga ka Andy kicaye hano. Arangije aramubaza ati none se Andy uri kugira koko ngo mikore higi? Andy arangije aramubwira ati mu by'ukuri nkeneye ko nkorera iperereza ukamenya ukuntu mama wanjye yagezemo hariya, kuko ndakeka yuko ari Claire waba waramufungiranyemo yarangiza agatuma Joshua ngo ajye kumurebamo. Ubwo ni Andy wari uri gutuma Mr Chad. Wibuka ko uyu Mr Chad ni umukozi wa papa uhoraho. Umusore rwose aramubwira ati wa mwana we ntugire ikibazo, ati ibyo ngibyo ndibuze kubyitaho. Andy arangije aramubwira ati ikindi kandi uze kumenyera ko mama wanjye ndetse na mushiki wanjye batekanye kandi bameze neza. Gisa akana kari hano kikundiye uriya Zoe ndetse gakunda na Runa. Wibuka ko kandi nta kintu na kimwe bahuriyeho. Barakwereka Mr Chad uri hano nawe yaramubwira ati humura wa mwana we, ati ibyo ngibyo rwose ndibuze kubikora kandi niko kazi kanjye, ati ndibuze kugushakira amakuru yose menye neza ukuntu Zoe yagezemo hariya, niba yari ari guca inyuma papa wanjye cyangwa ataramucaga inyuma. Andy yaramubwira ati mu by'ukuri ngenda bizi, ati mama wanjye ndamuzi kandi ndamwizera, rero nta kuntu yaba yari ari guca inyuma papa, ati nuko wenda papa atigeze abimenya cyangwa se atashatse no kuba yabikoraho iperereza. Mr Chad rwose yarishimye kubona akana gatoya nk'aka afite umurava wo kuba kakora icyo kintu. Kumbe barakwereka umusore Mr Parker nawe nyuma yuko avuye kurwana yari yakomeretse. Akana agakomeza kamubaza ati none se papa ntabwo uri buze kuba wajya kureba mama? Ati turaza kuguma aha ngaha twenyine. Umusore nawe yari yabuze ibyo asubiza umwana rwose atazi ngo muri aka kanya ni iki yamubwira. Wibuke ko rwose mama wa Runa ndetse na Runa bavuye aho ngaho barigendera. Ati se waba wababaye ubwo wari uri gutabara mama? Ubwo nguwo ni Andy wari ukomeje kuba yahata papa we ibibazo. Kumbe barakwereka muri ako kanya Mr Chad nawe yaje yirukanka avuga ati mu by'ukuri hano hari urupapuro ruvuye muri Hova Group ugomba kureba. Wibuke ko Hova Group ni hahandi bimuriye nde, ni hahandi bimuriye Zoe. Umusore arangije avuga ati mu by'ukuri ntabwo nshaka kureba ibyo ari byo. Mr Chad yaravuze ati
ni Zoe weguye ku kazi ke. Biragaragara yuko ari urupapuro rugaragaza ko Zoe yeguye ku kazi ke. Umusore yahise yikanga, bivuze ngo Zoe kuba yagiye nta na gahunda afite yo kuba yagaruka. Akana karabifashe ngo karebe ibyo ari byo, karangije gasanga harimo impapuro ebyiri. Karavuga ati none se urundi rurimo kandi rwo ni urw'ibiki? Mr Parker yahise arwaka Andy ngo arebe ibintu byanditseho. Mu kureba asanga Zoe yamuhaye gatanya. Bibuka ko abana bari barabahatirije bagasa nk'abasezerana. Akana kitegereje papa wako, karangije gatangira gutekereza ati se niba mama wanjye ahaye urupapuro rwa gatanya papa wanjye, bivuze ngo mama wanjye ntabwo nzongera kumubona ukundi. Ati ntabwo ibingibi nabyemera, ngomba kwiruka nkajya kureba mama wanjye ndetse na Luna. Barakwereka Andy yahise ava mu nzu aho ngaho ariruka aragenda. Mr Chad nawe yakomeje kuvuga ati ikindi rero Mr Parker, ati rwose muri iyi minsi wabanaga n'uriya mukobwa ngo ni Zoe, ati nabonaga warahindutse usigaye witwara ukuntu, ati ariko nibura biruta uko wari usanze witwara mbere hose. Ati nibura mu minsi wari umufite wasaga nk'umuntu utuje, ntabwo narinzi ukuntu urimo kwitwara, ati ariko byari bitangaje, ntabwo byari bibi. Mr Parker arangije avuga ati ibyo bintu uri kuvuga ni ukuri ubihagazeho? Mr Chad rwose hano yahise agira ubwoba, arakeka ati wasanga boss wanjye ndakariye. Arangije avuga ati mu by'ukuri umbabarire ko narebye bitandeba, ati ariko niko bimeze. Mr Parker yahise ahaguruka hano, arangije afata ikoti rye ngo yigendere. Mr Chad gusa akabona boss wararakaye, arangije amubaza ati none se boss ugiye hehe? Mr Parker arangije amubwira ati none se ntabwo ubonye ko umuhungu wanjye yirukanse asohotse? Ati ngomba kujya kureba umuhungu wanjye nkamugarura vuba. Arakwereka Mr Chad hano yasigaye yumiwe, avuga ati ariko si umugabo wo guhangayikira umugore we wamuhaye gatanya, akaba yeguye no mu kazi akaba yamutaye, ahangayikiye rwose umuhungu we ngaragiye. Kumbe barakwereka Zoe nawe ndetse na Luna bari hano mu nzira bagenda. Luna arangije abaza mama ati none se mama ko dutaye Andy ndetse na papa tukagenda, ati turaza kujya hehe ko dushimye tuvuyeyo? Kandi koko ni ikibazo. Bibuke ko na Joshua bakagiye kureba baratandukanye. Hano umugore yatangiye guhumuriza umwana amubwira ati mwana wanjye humura, ati rwose ntabwo turi buze kuburaho kujya, hari udufaranga dukeya nizigame. Kumbe barakwereka uko bakagiye. Mr Parker yahise aza hano kubareba. Ubungubu noneho nta kintu akihishira, babimenye n'ubundi ko ari we Mr Parker. Ndetse no mu bintu byateye umukobwa kuba yahunga n'ibyo birimo mu kumenya yuko umugabo babana ari we mukire. Barakwereka umusore yaramubwiye ati vuye dusubire mu rugo, ati nta hantu na hamwe ugomba kujya. Umukobwa arangije amuhakanira amubwira ati rero njyewe nta hantu na hamwe ndibuze kujya. Mr Parker aramubwira ati ariko ntabwo ugomba kumakanira, ntabwo ugomba kunsubiza gutyo, ati zo niyo baga hano vuba tugende. Umusore yarayikuruye, Zoe nawe yanga kuyirekura. Akana karangije karavuga ati none se mama, ati waretse tugasubira nayo na papa ko nashaka kuba nasiga papa ndetse na Andy. Ati Andy nitumusiga wenyine ari buze kuba yaturakarira kuko twamusiganye na papa wenyine, ati kandi ntabwo biri buze kumugwa neza. Umusore arangije abona koko ibyo akana kari kuvuga n'ubundi mama wako agomba kubyumva, yitegereza umukobwa aravuga ati ariko se we nta nubwo wumva iby'umwana ari kugusaba? Kumbe barakwereka Zoe yabuze ukagira. Mr Parker arangije amushikuza ibaga, ariko nanone Zoe hano ntagatekanye, yarazi ko umugabo bibanira ari umushoferi, none yasanze ari we mukire yahoraga rwose avuga buri munsi. Kumbe barakwereka hano Mr Parker yari yaraye mu kazi asa n'utasinziriye. Mr Chad arangije aravuga ati ariko se boss ko mbona urimo gusinzira ntabwo wigeze utaha ngo uryame? Bivuze ngo disi umusore hano kubera ibibazo byo mu rugo yaraye no mu kazi, ariko nibura Zoe yaraye amugaruye, ndetse ubu ngubu bari kumwe na Andy ndetse na Luna mu rugo. Umusore yaramubwiye ati njye nta kibazo mfite, ati rwose nsiga uve hano ugende. Ariko nanone yaramubwiye ko Claire ari kumushaka, arangije aramubwira ati nutumaza kwinjira. Komeye barakwereka hano Mr Chad yahise aza kumuhagarika, arangije aravuga ati mu by'ukuri ntabwo byakunda kujya kureba Mr Parker, ati wowe muri aka kanya ntabwo byemerewe. Claire arangije aravuga ati ariko uzi ko uri kubuza ngo ajye kureba Mr Parker ari we mugore we w'ahazaza? Ati mu minsi mike nzaba ndi umugore wa Mr Parker, ati rero gute watinyuka kumbuza kujya kumureba? Mr Chad arangije aramubwira ati okay, ati igihe rwose uzaba uri umugore wa Mr Parker, ati nta nubwo uzirirwa rwose unsaba uruhushya, ati uzaba wemerewe kwinjira uko ushaka, ariko none aho ubungubu ntabwo rwose ubyemerewe. Claire yasigaye hano rwose umujinya wamwishe, avuga ati buretse wowe, ati rwose nimba Mistress Parker, ati niwe nzabanza kuba nakirukana, ati mu by'ukuri urambabaje. Kumbe Claire imbere y'uko agenda hari undi muntu yahise abona hano rwose yambaye mask, arangije aramubwira ati humura rwose, ati ibibazo byose ufite ngiye nabikemura. Ati se si wowe Claire, ati umukobwa rwose w'umubakire cyane ndetse ushaka no kuba yashyingiranwa na Mr Parker? Ati si wowe ra?
Umukobwa yahise amubaza ati se wowe ko ushaka kuza unyikoreshwaho umbwira ubusa ubundi ibyo byose wabimenye ute? Umusore uri hano yambaye masike ntabwo twabashije kumenya uwo ari we. Umusore yaramubwiye ati mu by'ukuri sinzi niba kuba wamenya ari ngombwa, ati ariko ngewe rwose nagufasha ibyo bibazo byawe ufite byo kuba washyingiranwa na Mr Parker, ati nkaba ntabigukemurira. Umukobwa yaribaje ati ariko uyu nguyu uri kuvuga ibi ngibi ninde? Araje avuga ati se gute nakwizera ko ibyo ngibyo bishoboye? Umusore aramubwira ati none se urukumva ndi hano kuba nagukinisha? Umusore uri hano yahise akuramo masike, araje aramwibwira, aramubwira ati mu by'ukuri ni ngewe murumuna wa Mr Parker, ati banyita Nisi Parker. Umukobwa rwose yarumera avuga ati hey, mbese ni wewe Nise bajya bavuga? Ati rwose nakumvisheho byinshi cyane bigiye bitandukanye, ati ni wowe musore rwose wabaye ikigoryi mu muryango, ati baguhaye imitungo kuyikontorora birakunanira, none se urumva niba arananiwe no gukontorora ibyo wanyu baguhaye, ati rwose gute wabasha kunyizeza ngo Mr Parker uramugira uwanjye mbyemere? Nise uri hano araje avuga ati okay, ati ndakumva wenda ibintu uri kuvuga nuko ari ahashize hanjye, ariko ubu ngubu rwose ngiye ntabwo ngira uwo muntu. Ati ngiye ndi umuntu utandukanye, mfite ibindi mbasha gukora bitari ibyo, ati rwose ngiye mfite ibindi nkora biri ku ruhande. Bivuze ngo uyu musore uri hano tubonye bwa mbere ni murumuna wa Mr Parker, ariko nanone bakavuga yuko iwabo bagerageje kumuha imitungo kuyikontorora bikamunanira, akaba ariyo mpamvu ibintu byose by'umuryango byabaye ngombwa yuko babiha Mr Parker. Umukobwa yaramubaje ati none se we wamfasha iki? Umusore aramubwira ati mu by'ukuri uyu ni umuryango wanjye, ngiye niba ushaka ko ngufasha ugasezerana na Mr Parker, ati we nkurikira hano nkwereke. Umukobwa nawe Claire yemeye kuba yakurikira nde? Yakurikira uyu Nise. Barakwereka umusore uri hano yatangiye kwereka Claire video. Kome batangiye kumwereka ya video Zoe ndetse na Mr Parker bahora bibuka. Bivuze ngo rwose uyu musore niwe wafashe iyi video y'ibyabereye muri hoteli. Claire hano rwose umujinya waramwishe, arangije aravuga ati kumbe sha, ati kuva kera hose burya Zoe ati yararanaga na Mr Parker, ati gute Zoe yaba yararyamanye na Mr Parker? Ati bivuze ngo nura mwana ngo ni Andy ni uwa Zoe. Claire rwose hano umujinya wese umwica. Umusore araje amubwira ati cyane rwose, ati uriya mwana ngo ni Andy ni Zoe wamubyaye ndetse amubyarana na Mr Parker, ariko bombi nta n'umwe uzi iyo story. Ati rero ibyo byose ngiye nabigufashamo tukabihindura, ati ariko nawe uraza kugira icyo uba wamfasha. Umve hano ikintu batubwiye nuko uriya mwana ngo ni Andy ari uwa Zoe ndetse yabyaranye na Mr Parker, ariko se nanone ko ese hazamo urujijo ngo Runa we yaba aturuka he? Ariko mukurikire niyo mpamvu nanjye ndi hano, muraza kugenda musobanukirwa akantu ku kandi. Kumbe Nise uri hano w'impamvu yashatse gufasha umukobwa ni kugira ngo biryamanire, ariko umukobwa Claire uri hano nawe yaramwizeye kugira ngo nawe aze kubona icyo ashaka. Runa yabajije mama ati none se mama, ushatse kumbwira yuko ngewe nawe rwose tugiye gusiga Andy ndetse na Parker tukava hano tukagenda? Zoe araje abwira umwana we ati mu by'ukuri ati kera byarashobokaga ariko ubu ngubu ntabwo bishoboka pe. Akana karangije karavuga ati mama ngewe ntabwo ibyo bintu bishaka. Zoe araje avuga ati humura mwana wanjye, ati rwose nituva hano tukagenda ngewe nawe ati tuzabaho neza, ati nibura iyo usa nabonaga wa musore rwose, ati twahuye mu myaka 6 ishize ati muri Canting Hotel. Kumva uko Zoe byose yabivugaga, Parker nawe yari ari ahangaho inyuma ari kumwumva. Parker yahise atungurwa kumva yuko umukobwa kumbe mu myaka 6 ishize ari we bari kumwe muri iyo hoteli yitwa Canting Hotel. Umukobwa yakomeje avuga ati mu by'ukuri ati mfite amatsiko yo kuzahura n'ura musore nkareba ubu ngubu kunasa, ati naho ubu ngubu Mr Parker ubu twabana kuva tumaze kumenya yuko ari umukire. Kumbe barakwereka Mr Parker yahise aza hano ku ruhande atangira kwisetsa, aravuga ati rata kumbi, ati nkabikeka rata nkabona Zoe ameze nk'aho ari we wa mukobwa, ati nyuma na nyuma ati mama wa Andy ndamubonye. Barakwereka umusore yatangiye kwitegereza Zoe akagenda rwose amuha utubizo twishi, ariko nanone ubwo iyo ngiyo ni ifoto yo muri telefone. Ariko nanone umusore uri hano yakomeje kugira urujijo yibaza ati none se Runa yaba aturuka hehe? Barakwereka Mr Chad yahise avayo, umusore arangije arayihisha kugira ngo Mr Chad atamenye n'ibyo ari byo. Mr Chad yaje avuga ati mu by'ukuri Mr Parker, ati narinje kugusaba imbabazi, ati zibyabaye. Mr Parker arangije amubaza ati se kandi kubera icyo usaba imbabazi, ati ni iki cyabaye? Umusore rwose yarumiye kubona umukozi waje amusaba imbabazi. Mr Chad arangije avuga ati mu by'ukuri ku byabereye muri Canting Hotel mu myaka 6 ishize, ati video yabyo bavuze yuko iri kugenda icicikana hano muri hoteli, ati ariko ntituramenya ngo ninde uri kuba yatumiye video igenda icicikana. Umusore Mr Parker nawe yatangiye kwikanga ikintu n'icyo kuko ni ikintu cyakangiza kampani ye, kikaba cyayishira hasi kugaragaza yuko rwose boss wabo agenda aryamana n'abantu hirya no hino bagiye batandukanye.
Umusore rwose aramubwira ati mu by'ukuri mbabarire kuba narabashije kuba narinda ibyo bintu, ati nari nzi ko nta kimenyetso na kimwe kizigera kigaragara. Mr Parker aramubwira ati ibyo ngibyo byihorere, ntabwo ugomba kubyitaho, ati rwose wowe genda wite ku kandi kazi kawe, ati ndabizi umuntu waba uri gukora ibyo bintu nta wundi, ati rwose ni Claire kuko yakoze uko ashoboye kose kugira ngo rwose mbe namubera umugabo bikanga, ati rero iyo mpamvu ari kuba yakora uko ashoboye kose ngo arebe uburyo yanandukanyamo na Zoe, ariko nanone ntabwo biri bumukundire. Umve Mr Parker nawe nyuma yuko amenye ko Zoe rwose ari we mukobwa bahuye imyaka 6 ishize. Kumbe barakwereka Zoe yari ari hano nawe ari kuva rwose ahantu yari yagiye gutembera, bivuze ngo yari avuye ku kazi, nanone ntabwo yemeye kwegura, ariko wibuke ko yatanze ibaruwa yegura, hasigaye kuba bayisinyaho gusa akigendera. Yari ari kuvugana na Andy ndetse na Luna ababwira ati mu by'ukuri akazi karangende mu nzira nahandaje. Kumbe barakwereka imodoka yisaza aho ngaho iramushimuta, ariko nanone wibuke yuko ari kuvugana na Andy kandi phone ntabwo bigeze bayikuraho. Kumbe barakwereka imodoka yahise itwara Zoe, bivuze ngo Zoe uri hano baramushimuse, ariko ibi ngibi byose twe turabizi yuko ari indi birimo ari Claire. Kumbe barakwereka Andy ndetse na Luna baje birukanga bavuga ati papa, ati rwose ukeneye kumva ibi ngibi bibaye. Kumbe Andy rwose yahise asubizaho record y'uburyo rwose mama we yagiye avuga ati mwe muri bandi, ati rwose mundekure ndabinginze, ati muranshaka hiki. Luna yahise avuga ati mu by'ukuri, ati mama wanjye ari mu byago, ati papa ugomba kugenda ukaba watabara mama wanjye, ati ndabizi neza ko hano mama wanjye ari adafite umutekano. Mr Parker rwose yahise yohereza Mr Chad aravuga ati genda urebe umenyere ngo umugore wanjye bamutwaye hehe, ati nkorera iperereza. Ariko nanone Mr Chad yari ari kubwira Parker ko rwose papa we cyangwa se nako sogokuru we amaze iminsi akora iperereza kuri Zoe, ubwo rero bahise bakeka ko sogokuru we ari we waba ushimusije Zoe. Kumbe nk'uko bakabivuze ntabwo bigeze bibeshya, barakwereka hano Zoe ahantu bamuzanye hari sogokuru wa Mr Parker ndetse hakaba na Claire wa wundi wifuza yuko uyu mukobwa rwose atabana na Mr Parker. Umusazi uri hano yakomeje rwose kugenda yiyexcuse ku mukobwa amubwira ati mu by'ukuri twihanganiye kuba tukuzanye hano muri ubu buryo, ati twagombaga kugutumira mu buryo bw'ibiganiro ariko twabonye bitashoboka, niyo mpamvu twahisemo kuba twakuzanye hano. Umukobwa yarikanze kubona abantu bamuzanye hano rwose, gusa akibona Claire nanone ntabwo byamutunguye cyane, yaravuze ati byange bikunde n'uyu nguyu bifitemo uruhare. Umusaza uri hano yaramubwira ati ariko se wa mukobwa we, wowe by'imiryango ikomeye cyangwa se no kuba abantu bakontorora ubutunzi ubizihige. Bivuze ngo uyu musaza Claire yagiye amuteza Zoe amubwira ko rwose mu muryango wabo hinjiyemo agakobwa k'agakene ndetse gashaka kuba kabarira imitungo yabo. Umusaza uri hano yaramubwira ati mu by'ukuri, ati rwose ngendaza kugwa buri kimwe cyose wifuza nuramuka uvuye ku musore wanjye ndetse n'umwuzukuruza wanjye ukabareka bonyine, ati ndaza kugwa rwose buri kimwe cyose wifuza muri ubu buzima, ati ndaza kuba naguhindurira ubuzima. Umva ukuntu Zoe batangiye kubamubwira. Kumwe barakwereka Claire nawe hano yahise afata sheke arangije yizanira Zoe, ati iyi ngiyi ni iyawe. Zoe rwose yitegereje ibintu biri kubera hano biramuyobera. Umusaza arangije amubwira ati mu by'ukuri iyo sheke nta kintu na kimwe cyanditseho, ati uraza kwandikaho amafaranga yose wifuza, ati ubundi uve ku muryango wanjye uwusige wonyine ugende. Claire uri hano mu by'ukuri akomeje gukora iyo bwabaga ngo arebe ko uyu mukobwa ngo ni Zoe yamukura mu muryango wo kwa Mr Parker. Gusa nanone wibuke ko Zoe nawe yari yafashe umwanzuro yuko agomba kuhava nyuma yuko rwose amenye ko Mr Parker ari umukire ndetse atakomeza kubana nawe. Claire yakomeje abwira Zoe aterega Zoe, ati narakubwiye na mbere hose ntago agakobwa nkawe gakwiye umusore nk'uriya, ati ugomba kumenya yuko amafaranga y'uyu muryango utayarya ngo biguhire. Umukobwa nawe yumvishe rwose arimo kumucyurira, araje arahaguruka aramubaza ati ariko se ninde wakubwiye ko ngiye w'umuryango wo kwa ba Parker ngukurikiyeho amafaranga? Yahise amwaka sheke, bivuze ngo umukobwa uri hano rwose bisa nkaho agiye kwemera kuba yata umuryango kwa Mr Parker akawusiga agafata Luna we bakigenda, ariko sinzi ko Mr Parker aramureka ngo agende nyuma yuko rwose amenye ko ari we mukobwa bahuriye muri Canting Hotel imyaka 6 ishize. Barakwereka Mr Parker yahise aza aho ngaho nyuma yuko amenye ko uwashimuse umugore we ari sogokuru we. Umusaza rwose yatangiye kumutunganya araje avuga ati Mr Parker, ati rwose hano ntuze kugira ikintu wangiza, ati narakwihoreye kenshi wangiza ibintu rwose bigiye bitandukanye, ati ariko ahangaha mu mahitamo yo guhitamo uwo muzabana, ati ntabwo ndibuze kugukundira. Barakwereka umukobwa uri hano nawe ngo ni Claire yahise atangira kuvuga ati ariko se Mr Parker, ntabwo ubona yuko Zoe yemeye kuba yagusiga rwose akigendera, ntabwo ubona yuko yafashe sheke? Barakwereka Mr Parker yahise avuga n'umujinya mwinshi aravuga ati wa gakobwa we,
sinzi impamvu ukomeza kwiruka ku muryango wanjye. Ati njye rwose nakubwiye ko umugore wanjye ari Zoe, nta wundi mugore rwose nize gushaka. Sogokuru we yaramubwiye ati we Parker nta na kimwe uzi ku byerekeye urukundo. Ati niyo mpamvu wowe nakureka ngo upfe gushaka umuntu wiboneye. Ati urabura gushaka umukobwa Claire uyu nguyu wo mu bakire. Ati rwose ukapfa gutoragura umukobwa wiboneye ngo muzane mu mafaranga y'umuryango. Ati se uratekereza iki ubwo kampani yacu ikomeye muri iki gihugu mu minsi mike izaba yagiye hasi? Claire nawe arangije avuga ati se siwumva. Ati rwose ngibyo ndi kukubwira nibyo. Ati ikindi kandi ugomba kumenya ko n'uyu nguyu Zoe atagushaka, ndetse n'ikimenyimenyi dore yafashe sheke bamuhaye yo kugira ngo abe yaba atagende. Ahandi akibyumva akabona na mama afite sheke, yahise amubaza ati se koko mama urashaka kuba waduta ngo ugende? Na Luna yabajije mama ati mama sinyeka ko rwose wabyemeye ibyo bintu byo kuba twata Andy ndetse na papa we tukaba twabata tukagenda. Mr. Parker nawe yarikanze arangije amubaza ati se koko Zoe ibyo bintu wabikoze? Zoe arangije avuga ati ngiye ibintu byose muri kuvuga hano nta kintu na kimwe niyitayeho. Ati mu by'ukuri ngiye na n'ubu nava ahangaha nkagenda kuko nza mu muryango wanyu ntabwo iby'amafaranga nari mbizi. Ati rwose ngewe ntabwo nahisemo umuryango wa Mr. Parker nka Mr. Parker w'umukire. Ati ngiye nabanaga na Mr. Parker w'umushoferi, ntabwo nigeze mbana na Mr. Parker uyoboye amakampani menshi. Ibuka Zoe uyu nguyu yibaniye na Mr. Parker azi ko ari umushoferi, ntabwo yari azi ko ari umukire. Mr. Parker arangije amubwira ati mu by'ukuri wa mukobwa we, ati ntabwo wansiga ngo ugende, ugomba kumenya yuko uri umugore wanjye ndetse ari nawe mama wa Luna. Umukobwa yaramubwira ati mu by'ukuri ngiye ngomba kuva ahangaha nkagenda. Arangije asaba n'imbabazi aravuga ati ikindi kandi mumbabarire, ati niba hariho umuntu nabaniye nabi cyangwa se niba hariho umuntu natenguye. Mr. Parker rwose byari biri kumugora kubyumva, kubaza uwagiye kumusiga akaba yagenda. Mr. Parker yakomeje amufata aramubwira ati mu by'ukuri nta hantu na hamwe wajya, ntabwo ugomba kugenda ngo nsige. Andy nawe yaramwinginze aravuga ati ariko se mama gute wagenda ngo usigane na papa twenyine? Aturabizi buryo ki kukubona ngiye nawe byatuguye. Barakoreka Claire yahise aza hano afata akanya arangije aravuga ati Andy nta mpamvu yo kwizirika kuri Zoe. Ati rwose ni ngiye mama wawe. Andy arangije aravuga ati reka wewe ntabwo wakigera uba mama wanjye. Ati we rwose ndakwanga, nta muco ugira ndetse nta n'ubwenge ugira, we ntabwo waba mama wanjye. Ako ni akana gatoya wibuke kanga uyu nguyu Claire ndetse kakamwanga cyane. Claire yaravuze ati mu by'ukuri mu myaka 6 ishize, ati rwose muri Canting Hotel, ati ibi byose nari naranze kubivuga atari ko reka mbivuge. Ati imyaka 6 ishize muri Canting Hotel, ati mu by'ukuri abakozi bakoramo baransindishije, ati nza kuryamana n'umuntu nyuma nza kwikanga mbyaye umwana, atari ko umwana naje kubyara byarangiye mubuze. Uyu nguyu Claire rwose yahise atangira kuvuga inkuru y'ibyabaye kuri Zoe, arangije ayishyiraho. Zoe nawe yarikanze aravuga ati se gute uyu muntu ngiye nawe twaba duhuje inkuru? Ariko nanone Zoe nta kintu na kimwe yigeze avuga. Mr. Parker arangije abaza Claire ati ariko si ibyo bintu uri kuvuga byaba ari ukuri? Claire arangije aravuga ati cyane rwose ibyo bintu byambayeho, ati nabicecetse nyuma y'igihe kinini, ati nanze rwose kuba nagira icyo mvuga, ati ndavuga ni nibura reka manze menyane na Mr. Parker, ati ndetse nzaba mbimubwira nyuma yuko ahandi ari umwana wanjye ndetse Mr. Parker ari nawe waniyinda. Arakoreka Claire yahise aza kwikundishwa rwose kuri Mr. Parker, arangije amubwira ati mu by'ukuri ati ngiye rwose ni nge wa mukobwa, ati mwigeze kuryamana mukamwabyara Andy, ati ndetse nanze kuba nabivuga, ati kugira rwose bitaba byateza ibibazo byinshi. Umusore yahise ajya mu rujijo aribaza ati none se byaba bihuriyeho ibi ngibi na Zoe niba uyu nguyu we twahuriye muri Canting Hotel? Gusa nanone wibuka ko ibi byose Claire ari kubivuga kubera yuko ari byapanze na Nise, umwe muri umuna w'uyu Mr. Parker wananiranye. Nibyo bapanze ndetse amwerekera video bapanga n'uburyo ki bazabigenza. Mr. Parker arangije aravuga ati mu by'ukuri sinyeka ko imyaka 6 byabaye ari we mukobwa twigeze duhurira muri hotel. Bivuze ngo disi uyu musore nta kintu na kimwe yigeze amenya ku byabaye. Kombe barakwereka hano rwose Mr. Parker aramubwira ati nakizerane ko ibyo uri kumbwira ari byo. Umusaza nawe yaravuze ati mu by'ukuri ugomba kumwizera, ati umukobwa rwose mwahuye imyaka 6 kugira ngo mubyare Andy, ati rwose ni uwo nguwo Claire. Claire arangije amubwira ati mu by'ukuri ibyo ndi kukubwira ngiye nibyo mbihagazeho, ati ndetse niba utanyizera, ati rwose uze gukoresha ibipimo hanyuma urebe yuko ngewe na Andy tudahuje amaraso, ati urebe yuko ngewe rwose atari nge mama wa Andy. Ese ngibi birahura gute kandi ko tuzi ko ibyo ngibyo byabaye kuri Zoe? Zoe ari aho ngaho yacecetse nta kintu na kimwe ashaka kuvuga. We wenda yatekereje yuko ari umuntu bahuje inkuru, atekereza yuko ibyo ngibyo bishoboka ndetse ari n'ibintu bibaho cyane. Andy yaravuze ati ntabwo nabyemera ko ari we mama wanjye, ati mama wanjye ni uyu nguyu Zoe. Mr. Parker nawe arangije yitegereza Zoe aravuga ati byange bikunde mama wa Andy ni Zoe,
ati nta wundi muntu waba uhuriranye n'ibi, ati ndabizi ko weho ibingibi Claire ari byo urimo gupanga. Claire abonye bakomeje kumushidikanyaho yakomeje avuga rwose na confidence nyinshi, ndetse atanga n'umusatsi we na Andy yikuraho umusatsi we ngo bajye gupima rwose barebe ese Claire uyu nguyu yaba ari we mama wa Andy. Ese ni ukubera iki uyu nguyu Claire afite confidence nyinshi ndetse ari kwerekana yuko ari we mama wande, ari we mama rwose w'uyu mwana Andy. Mr Parker yahise afata imisatsi yombi arangije ayiha Mr Chad, aramubwira ati mu by'ukuri genda upimire urebe ese uyu nguyu ni we mama wa Andy. Ati ariko nanone nibiza kuba ngombwa Mr Chad we, ati rwose uze kwitwaza abarinzi, ati uyu nguyu Claire ndamuzi ataba yabizanamo uburiganya bwinshi cyane. Ese ni ukubera iki Claire yifitiye icyizere ndetse afashe n'inkuru y'ibyabaye kuri Zoe akaba yayishyiraho kugira ngo akunde atsindire Mr Parker. Kumbe barakwereka Claire muri ako kanya yahise afata telefone aramwandikira amubwira ati imisatsi barayizanye, ati rwose uze kubikora nk'uko byose twabyemerekanije. Bivuze ngo Claire ari ku mupangu wa Nice, ntumbaze ngo bapanze iki. Kumbe barakwereka umusore yaje hano kwa muganga arangije afata imisatsi yombi ayiha muganga, aramubwira ati mu by'ukuri imisatsi yimpimire urebe aba bantu bombi bahuriye hehe. Kumbe uri hano kwa muganga wiyoberanije, ni Nice rwose wigize hano nk'umuganga. Ibuka ko uyu Nice niwe wapanze ndetse na Claire, avuga ati ibintu byose turi buze kubikora nk'uko twabyemerekanije. Kumbe barakwereka Nice akinjira yahise afata ya misatsi bamuhaye wa Claire ndetse n'uwa Andy, arangije arabihinduranya afata umusatsi wa Zoe arawuhinduranya awushyira kwa Claire. Bivuze ngo hano kubera ko Nice ndetse na Claire babizi ko Zoe ari mama wa Andy, bagiye gukoresha umusatsi wa Andy ndetse n'uwa Zoe bapima ubundi bipimo baze kuza babyita yuko ari ibya Claire ndetse na Andy. Kumbe barakwereka Mr Parker yahise abaza se atari ko se ubundi papa mbwira ibyabaye imyaka 3 byagenze gute. Kumbe barakwereka umusaza hano yari yarakomeje gukurikirana uwo umusore we yaryamanye nawe agira ngo rwose azamenye umwuzukuruza we. Barakwereka rwose hano umusaza aravuze ati mu by'ukuri ni byiza kuba tubonye akana k'agahungu. Bivuze ngo iki ni igihe Zoe rwose yabyaraga Andy. Abakozi b'umusaza baramubaje ati none se mama w'umwana biri buze kugenda bite. Umusaza aravuze ati mama w'umwana nago tumwitayeho, ati mumwihorere cyangwa se munamwice, ati twicyo twari dukeneye rwose ni umwana, ati uyu mwana mu mutware mu mushyire Mr Parker mumubwire ko ari umwana we wavuye mu byo yakoze. Bivuze ngo Mr Parker nawe ajya kuryamana na Zoe yari yasinze, ntabwo yari azi ibyabaye, bari bamuruze ndetse na Zoe icyo gihe bari bamuruze, niyo mpamvu bose buri wese atibuka umuntu baryamanye. Mr Parker abaje papa we, papa arangije amubwira ati mu by'ukuri nanjye umukobwa ntabwo nigeze mwitaho, n'abarinzi banjye byose bari babirimo, ndetse ngicyo nitayeho nuko banzanira umwuzukuruza wanjye ubundi tukamukuzanira, ntabwo nigeze nita ku mukobwa uwo ari we. Kumbe barakwereka rwose hano umukobwa nawe yakomeje kwitegereza Runa we, ariko nanone hano twamaze kumenya yuko uyu nguyu Zoe ari we mama wa Andy. Ese Runa we yaba aturuka hehe? Icyo kibazo na Mr Parker yakomeje kukibaza, ariko mukurikire turaza kugenda rwose dusobanukirwa akantu ku kandi. Umusaza aramubwira ati twicyo twari dukeneye ni umwana, ati mama w'umwana ntitwagombaga kumenya ngo ari hehe, cyane yuko mutaryamanye kuko mukundana, ati rwose mwaryamanye kuko mwese mwarozwe, nta n'umwe wari uzi biri kuba. Rero urumva ntabwo mama w'umwana rwose yari ngombwa, nta muntu n'umwe wari umwitayeho. Uyu nguyu rero ukabyumva kubera yuko abizi ko ari Zoe rwose waryamanye na Mr Parker bikamubabaza. Mr Parker yakomeje avuga ati mu by'ukuri ibintu mwakoze ntabwo byari bikwiye, niba mwari munzaniye umwana mwagombaga kumenya n'amakuru ya mama w'umwana. Kumbe barakwereka ibyacu ntibyatinze, hano Mr Chad yarazanye ibyavuye mu bipimo ngo barebe uko byagenze. Mr Parker barangije baramubwira ati mu by'ukuri ibyavuye mu bipimo hano biragaragaza yuko Claire ari we mama wa Andy. Mr Parker aravuze ati no, ibingibi ntabwo bishoboka. Kumbe barakwereka hano Nice wa undi wabihinduye byose yahise avuga ati byose ndabikoze nk'uko wabinsabye, ati byose biratunganye. Mr Parker yavuze ati Mr Chad asiba ibintu urabizi neza ko byakozwe neza, nakwibeshya kwigeze kuzamo. Mr Chad araje amubwira ati cyane rwose boss, ati ibyo bintu byakozwe neza nakwibeshya kwigeze kuzamo. Claire aranje avuga ati rigana mbere hose nakubwiye, ati ni ngiye mukobwa rwose imyaka 3 ishize, ati mwari muri kumwe muri Canting Hotel, ati rero noneho mugomba kumenya ko muri aka kanya ati hagati y'umuryango wacu rwose hitambitsemo umuntu ari uyu nguyu Zoe agomba kuvamo akagenda. Akana karangije karavuga ati mama wanjye, utongera kumuvuga mu izina. Akana karangije kabaza mama ati none se mama ngiye nawe ubwo ngubwo bivuze ko tugiye kuva mu muryango wabo tukagenda? Claire arangije ahita asubiza akana rwose n'umujinya aravuga ati cyane rwose mwe mugomba kudusiga,
ati mukansigana na Andy umwana wanjye ndetse mukansigana na Mr Parker. Barakwereka Zoe nawe yaravuze ati okay, ubwo rero mama wa Andy abonetse ati rwose ngiye nta kibazo na kimwe mfite ndetse nta n'amafaranga yanyu ubu ngubu nkeneye, ngiye nava ahangaha rwose mwagenda. Andy arangije avuga ati ariko ngenda abizi ko ari we mama wanjye, ati Claire nta na rimwe yigeze aba mama wanjye, ntabwo rwose nasigarana nawe. Zoe rwose hano yararize, ariko nanone yagombaga kureka umwana w'abandi akagenda, ariko yibuke ko ibi byose byajemo kubeshya. Kumbe barakwereka Zoe akibwira Andy yuko agiye kugenda, Andy yatangiye kurira avuga ati ntabwo nabyemera, ati ntabwo natuma mama wanjye nsiga, ati kandi byarangoye kumubona. Akana Disi hano katangiye kurira, kumva uko karira mu mazuru hatangiye kuba havamo amaraso, akana gahita kikubita hasi, bivuze ngo kuba kumvise yuko mama wake agiye kugasiga ntabwo byakaguye neza. Hano papa Andy yatangiye kumuhamagara ari we Mr Parker, avuga ati Andy mwana wanjye ni iki kibaye. Ubwo ngubwo rwose hano na Zoe yaramwitayeho, ariko Claire we icyo yari yitayeho ni umugabo ndetse na famiye, ibindi ntabwo bimureba. Barakwereka rwose hano Andy baramwirukankanye firi ya mbere hari kwa muganga. Mama wa Andy rwose ari we Zoe, uretse Claire rwose tumenye kano kanya Zoe yagiye amubwira ati mwana wanjye humura turi kumwe, ndetse na papa wawe ari hano rwose ntugire ikibazo, kandi ntabwo ndi bupfe kugusiga gutyo. Ariko ibyo ngibyo ari kubimubwira ngo arebe ko nibura umwana yamererwa neza, arabizi ko rwose agomba gusiga umuryango wonyine akagenda. Barakwereka bakomeje kumwirukankaho, birangira n'ubundi basigaye hanze, umwana bagiye kumwitaho. Yisi Zoe uri hano yari akitaye ku kana, agenda ahagarika abaganga babaza ati none se Andy yaba ameze gute, arimo koroherwa? Muganga arangije amubwira ati humura, ati ariko none ahangaha situwasiyo arimo ntabwo ari nziza kuba nayikubwira. Umusore Disi nawe yaritegereje abona ko nibura Zoe akitaye ku mwana we. Mr Parker arangije avuga ati mu by'ukuri mukora igishoboka cyose, ati mumenye neza ko umwana wanjye ari buze kubaho. Muganga aramubwira ati mu by'ukuri ari buze kubaho, ariko nanone situwasiyo arimo irakomeye kandi indwara arwaye ni indwara rwose ikomeye cyane, biragoye kuba yakira. Barakwereka muganga akivuga gutyo, Claire yahise aza aho ngaho, arangije avuga ati ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye cyane, ati niyo mpamvu Mr Parker ugomba kunkingirwa, kubera ko kugira ngo uriya mwana wacu akire nuko rwose bigomba gusaba amaraso yo mu nda ndetse avuye mu mugore utwite. Ati rero ikindi ugomba kuntera inda kugira ngo rwose mwite, amaraso yanjye ariyo bakoresha bavura Andy, cyangwa se ubwo ngubwo Andy umwihorera apfe, ariko nanone ngo uwo mugore akaba atwite amaraso ahuye neza neza nayo uwo mwana urwaye. Umva indwara hano Andy yari arwaye, bivuze ngo bakeneye amaraso y'umugore utwite, ariko nanone utwite umwana uhuje amaraso n'uriya urwaye. Claire rero yahise azabwira Mr Parker ati amahitamo ufite namwe yonyine, ati niyo mpamvu utahitamo kunyirengagiza rwose, ati kubera yuko ari njye mama wa Andy, ati rwose ugomba kuba wanirinda vuba byihuse, ati kandi nanone tugomba kubanza twashyingiranwa kugira ngo mu by'ukuri utabare umwana wawe Andy. Ibyo byose Zoe yari ari kubyumva, ariko twe turabizi ko uyu nguyu Claire atari we mama wa Andy. Kumbe barakwereka hano Nise rwose yakomeje kumubwira ati ariko si niba wemeye icyo kintu uri kumva umwana w'abandi uri buze kumukiza gute kandi kubizi yuko mudahuje amaraso. Claire arangije amubwira ati ariko urabizi nk'ibyo wakoze mbere hose ubasindisha kugira ngo baryamane, ati ndabizi neza ko n'ubu wabikora, ati itandukaniro ririmo nuko mbere wabikoze ushaka gusebya Mr Parker, noneho ubu ngubu uraza kubikora urimo kumfasha. Kumbe bivuze ngo uyu nguyu Nise ajya kuryamana na Mr Parker ajya kuryamana n'uyu Zoe, n'uyu Nise byose wari wabipanze agira ngo rwose asebye Mr Parker babe bamwaka imitungo, ariko nanone ntabwo byaje kumuhira. Barakwereka hano Zoe yari ari kumwe na Mr Parker ku bitaro bategereje yuko umwana wabo akira. Zoe arangije amubwira ati mu by'ukuri muri za mpapuro za divorce, ati rwose hano nasigaranye kopi imwe, ati rero niba ntacyo bigutwaye wayifata ukayisinya, ati noneho ubu ngubu nyuma na nyuma mama wa Andy wari warategereje by'igihe kinini wamubonye. Umukobwa Disi yabivugaga agerageza kwigira nkaho yishimye, ariko habe no kwishimana gato nawe ntabwo byari bimushimishije kuba yasiguye umuryango, kuko yari amaze rwose kuba yakunda Andy ndetse na Mr Parker. Mr Parker yitegereje umukobwa abona ko nubwo umukobwa ari kumusekera rwose amwivugishaho neza, asa n'uri kumuhumuriza, ariko nanone mu maso ye afitemo amarira. Ariko na Mr Parker nawe ntabwo yari abyishimiye ibyabaye. Zoe arangije amubwira ati ibingibi ugomba kubikora, ukaba rwose wasezerana na Claire vuba kugira ngo utabare Andy. Ahangaha rwose ubuzima bwa Andy nibwo tugomba kuba twashyira imbere. Ngubwo Zoe yahise amusigira iyo dosiye igaragaza yuko bagomba gutandukana, arangije arigendera. Mr Parker rwose yasigaye afashe aho ngaho igipapuro cya divorce, ariko nanone kuba yagisinya byari byamunaniye. Kumbe barakwereka twigarukire hano rwose mu bitaro.
Mr Parker yaje kureba umwana we ngo arebe uko ameze. Niwe wenyine wagombaga rwose kuba yamusigaraho, undi muntu yagiraga umwitaho yari Zoe, kandi Zoe yari amaze kuba yagenda. Barakwereka Mr Parker araje yicara hano mu bitaro akomeje areba igipapuro Zoe yamusigiye. Kumbe barakwereka uko yari araho. Mr Chad nawe yaraje aramukomangira avuga ati se nakinjira. Muri ako kanya Mr Chad yahise yinjira. Parker niwe wari wasigaye wenyine ku mwana we. Mr Chad aranje amubaza ati none se Andy ameza turi kubona ari gukira? Mr Parker aranje amubwira ati mu by'ukuri situation Andy arimo none ntago ari nziza. Atari ko se none Mr Chad ngiye nawe dukoranye igihe kingana iki? Mr Chad aranje amubwira ati mu by'ukuri ngiye nawe dukoranye imyaka 10. Ati none se mu myaka 10 ngiye nawe tumaze dukorana nigeze mwitwaraho nabi? Mr Chad aranje avuga ati se habaye iki boss? Ati rwose ntabwo yigeze umbera umuntu mubi. Mr Parker aramubaje ati none se biriya bipimo wanzaniye ati mwari mwarebye neza ko ari ibyanyabyo? Mr Chad aranje amubwira ati mu by'ukuri ati rwose nta buriganya bwigeze buza mwabira bipimo. Ati ni kuri aba biduhaye. Ati ariko nanone nkaba mfite amakuru yuko umuntu rwose wagiye gupima biriya bipimo ati nabona gasa na Nisi wa murumuna wawe. Uwo ni Mr Chad wari uri kubibwira nde? Ari kubibwira Parker. Parker rwose aramubwira ati mu by'ukuri niba wabonye uwo muntu ameze nk'aho ari Nisi ati rwose igenda ubyiteho umenyere neza amakuru niba biriya bipimo mwazanye ari ibyanyabyo. Wibuka ko Mr Parker uyu nguyu yari yaramenye ko Zoe ari we mama w'umwana we, none aka kanya byahise bimuvanga bakimubwira yuko ibipimo bije bihura nande, bije bihura n'uyu Claire. Barakwereka muri ako kanya Mr Chad akigenda yahise agaruka aranje amubwira ati menya amakuru yuko uriya rwose Claire ndetse na Nise muri iyi minsi bari basigaye bafitanye umubano. Bivuze ko rero haba hari ikintu bigeze kubikoraho kugira ngo babe bahindura biriya bintu. Mr Parker yamubwiye ati mu by'ukuri amakuru nk'ayo ngayo tuzuye ntabwo nyakeneye muri aka kanya. Ati genda unkorereho iperereza umenye amakuru yimbitse ati rwose kandi ubikore mu gihe cya vuba. Mr Chad yahise ava aho ngaho kumba akigenda. Barakwereka Andy nawe yahise akanguka arangije abaza papa ati none se papa mama wanjye ko nawe ndi kubona hano yagiye hehe? Mr Parker rwose nawe yabonye umwana wakangutse nyuma y'akanya kanini yari amaze rwose asinziriye asa n'uwaguye muri koma. Arangije arabyuka ngo arebe umwana we niba yaba ameze neza. Arangije aramuhumuriza aramubwira ati humura rwose ati mama ndetse na Runa ntabwo bagiye kure bari buze kuza kukureba. Andy arangije aravuga ati papa ndabizi neza rwose ati ngiye nawe tumuranye igihe kinini uri kumbeshya mba nkureba. Ati mama ntabwo ari buze kugaruka kundeba ndabizi neza ko yanaye. Mr Parker arangije amubwira ati humura rwose Andy ati mama rwose aragukunda ntabwo yapfa kuguta gutyo gusa ari buze kukureba. Ariko umwana uri hano disi arimo kubabara ubona ko rwose agenda avana amaraso mu mazuru. Kumbe barakwereka ko Mr Parker ari kuganira n'umuhungu we Andy aho ngaho. Runa ndetse na mama we nabo bari baraha ariko bari kurebera mu rugi. Mama wa Runa ari kwirinda kuza kwegera Andy kugira ngo Andy nanone ataza kumubura bikaba byamuteza ikibazo. Runa yabajije mama ati none se mama Andy agiye guhinduka umumarayika? Wibuka ko rwose abana batoya nk'aba baba bazi ko iyo umuntu apfuye ahinduka marayika. Mama we yaramubwiye ati rwose humura ati papa we ari buze kumutabara nta kibazo na kimwe ari buze kugira. Ati mu by'ukuri mu gihe yagifite Mr Parker iruhande rwe nta kibazo na kimwe ari bugire. Gusa nubwo nawe yavugaga gutyo ntabwo rwose Zoe byari bimushimishije habe na gato kuba agiye gutuye umuryango akaba yagenda nyuma y'igihe kinini bari bamaranye. Kumbe barakwereka hano rwose indwara ya Andy yakomeje kwiyongera Andy agenda korora azana n'amaraso menshi cyane. Mr Parker hano yabonye ibintu biri kuba bidasanzwe arangije akanda kuri alarm ahuruza abaganga ngo bamutabare. Yatangiye guhamagara abaganga muri ako kanya abaganga nabo baza birukanka rwose nk'umurwayi wihutirwa wese uko bigenda. Gusa Zoe nawe yabona ibiri kuba ku mwana Andy, umwana uhora umwita mama we, umwana wamwikundiraga barahuye atamuzi. Zoe rwose yatangiye kurira hano ariko nanone ntacyo byari gutanga. Kumbe Claire nawe ari aho ngaho rwose akomeza yongerera Andy Mr Parker uburibwe. Amubwira ati rega Mr Parker ugomba gufata umwanzuro w'umuntu w'umugabo. Ati rwose va mu bintu by'urimo cyangwa se uze kwisanga umwana wawe yapfuye. Ati se na n'ubu ntabwo urabyumva yuko njye nawe turi buze kuryamana kugira ngo rwose babe bakoresha amaraso yanjye bavura uriya mwana? Mr Parker arangije amubwira ati mu by'ukuri ntabwo njye nahita nsezerana nawe niba ari cyo ushaka ngo tubanze dukore. Ati mbere na mbere uraza kubanza utwite ati menye neza yuko Andy bamuvuye akira ubundi njye nawe byo gusezerana bizaza nyuma. Umukobwa uri hano araje amubwira ati none se urakeka yuko njye rwose ari ikintu umukobwa wo mu muryango wo kwa Bakerere njye acaka nyibure? Ati niyo mpamvu niba nshatse n'umuntu ukambera umugabo ati rwose abagomba kumbera umugabo. Ati kandi nkuko twabiteganyije niko bigiye kugenda.
ati ndetse reka mve hano nigendere, mfite ibintu byinshi byo gutegura kuva ngiye gukora ubukwe vuba ahangaha, ati reka ngusiga ahangaha nigendere. Ati ariko nizere yuko utari buze kubizana mama na Niza, ati nyuma yuko rwose umwana wacu tumuvuye agakira ngiye nawe tugomba guhita dusezerana. Mr Parker aranje amubwira ati ngiye rwose ibintu nemeye ntago ndi buze kwisubiraho, ati rwose wegenda utegure ibikenewe byose. Kumbe barakwereka muri ako kanya Zoe Nise yaramuhamagaye, Mr Parker abona ahise akupa vuba ariko ntago yabonye neza umuntu umuhamagaye. Zoe aranje aramubwira ati okay, niba ari gutyo tubyemerekanijeho noneho ngiye reka ngende, ubwo ngubwo aho turi buze guhurira nawe urahazi, urebe nawe bimeranye kuba baryamana kugira ngo uriya mukobwa Claire atwite, hanyuma natwita baze rwose kwifashisha amaraso ye bavura Andy. Ariko nanone wibuka ko Claire ndetse na Nisi bapanze ko nibiba ngombwa ko uyu nguyu Mr Parker aryamana na Claire kugira ngo bavure Andy, baraza kubikora nk'uko babigenje imbere kugira ngo rwose uyu Mr Parker abe yaryamana na Zoe. N'ubundi bivuze ngo bafite gahunda yo kuba batuma Mr Parker aryamana na Zoe kugira ngo bavure Andy. Bivuze ngo nanone biri buze kubasaba kuba babaruga bombi. Barakwereka hano rwose Zoe yahise abwira Mr Parker ati mu by'ukuri ngiye nta kibazo na kimwe mbifiteho, ati ndetse ndabyishimiye, ati rwose mu by'ukuri, ati congratulation kuba ugiye gukora ubukwe ndetse kuba nyuma na nyuma wabonye mama wa Andy kandi mukaba mugiye kubana, ati ndabyishimiye. Ariko Mr Parker kubera ko atishimye yanze rwose kuba yamuha ikiganza. Kumbe barakwereka hano Zoe Claire yahise aza kuri telefone, arangije ahamagara Nise yuko ko yarari kumuhamagara, arangije aramubwira ati mu by'ukuri birangiye Mr Parker byemeye, ati rero nawe ushakisha buryo ki uri buze rwose kuba washimuta Zoe. Bivuze ngo Zoe bagiye kumushimuta, hanyuma nibarangiza bose babaroge batume baryamana kugira ngo baze kubona amaraso ahuye neza na ya Andy, ariko nyuma na nyuma bazabajijishe bavuga ko ayo maraso ari ayande ari ay'uyu Claire. Nise yahise amubwira ati rwose ngiye nungireho ikibazo, ati ahubwo uze kumenya neza yuko Mr Parker wamuroze nk'uko wagombaga rwose kubikora. Umukobwa aramubwira ati humura rwose, ariko uwo muvugana ni Claire, ataka kanya ntunyibagirwe. Gusa nanone Nise akamubwira yuko ibyo bakora byose ubwo Zoe araza kuba aryamanye na Mr Parker nawe bari buze kuba baryamanye. Claire aranje amubwira ati ngiye ntacyo bintwaye, ati sinitaye ko ndi uryamane nawe niba ari wowe cyangwa se ari Mr Parker. Kumbe barakwereka rwose byarangiye hano baje muri hoteli, ariko nanone umukobwa uri hano afata uburozi ashyira mu kirahure kimwe ngo babikore nk'uko babikoze imbere. Mr Parker nawe yari yicaye hano ariko atari kwiyumvisha ibintu agiye gukora, bibuka ko ibyo agiye gukora byose agiye kubikora kugira ngo atabare umwana we, nta rukundo na ruke yari afitiye nde uyu nguyu Claire. Claire yaramubwiye ati mu by'ukuri kugira ngo rwose ibi byose bize kuba nta kibazo na kimwe kibayemo, ati banza ufata kuko unywa nyine nk'umuntu w'umugabo, ati kubera ko urabizi ko ngiye nawe bisa nk'aho ari ubwa mbere tugiye guhuraho nubwo twigeze guhuraho. Ari kwigira nk'aho bigeze guhuraho, ariko twe turabizi yuko nta hantu na hamwe bigeze bahurira. Gusa wibuka ko mu kirahure amuhaye amushyiremo rwose ibintu by'ibirozi buri buze gutuma uyu musore atamenya neza n'ibyo ari gukora ndetse atamenya n'ahari. Bamwe barakwereka umusore wacu akimara hano kunywa ibyo bamuhaye atangiye kumva ari kuzengerera. Umusore akakomeza yibaza ati none se ko ni kumva nameze neza rwose n'ibiki biri kumbaho. Zoe nawe aranje aravuga ati byange bikunde umuti rwose nakoze wabaye. Bivuze ngo uyu mukobwa aramuroze, hanyuma na wa wundi Nise nawe bivuze ko yashimuse Zoe kugira ngo aze kumuzana hano rwose babe baryamana. Kuma umusore akimara kwikubita aho ngaho ku buriri, Claire rwose yahise yegera hano, aranje aravuga ati mu by'ukuri ukunda uri umusore mwiza, ati nakifuje akaba ari ngiye tugiye kuryamana, ati ariko nanone nahisemo kuba naryamana na Nise murumuna wawe kugira ngo rwose inzozi zanjye ndetse n'ibyo nifuje kera bibe byagerwaho, ati ikindi kandi ngiye ntabwo nitaye ko turyamana uwo ari we. Kumbe barakwereka Nise nawe nk'uko yakabisezeranyije nde Claire we rwose ni ikirari ibyo ngibyo kuba yashimuta nde Zoe ni ibintu byoroshye. Yazanye Zoe hano nawe bivuze ngo na Zoe bamuhaye ku birozi bisa neza n'ibyo bahaye Mr Parker. Kumbe barakwereka aba babiri bombi bakimara gushyira Mr Parker ndetse na Zoe ku buriri, Nise rwose yatangiye kubwira Zoe ati ngiye nawe tugomba kuva ahangaha natwe tukajya mu cyumba cyacu, urabizi ibyo twemerekanije, ataba ngabo ugomba kubasiga ahangaha. Claire nawe yari ari kubitegereza avuga ati Zoe iyi ni inshuro ya mbere n'ubwa nyuma aryamanye rwose n'umugabo wanjye, ati ikindi se naza kugusaba kuza kunkorera, ati waza kumfasha nyuma y'uko aka gakobwa tugakuyemo amaraso yo kuvura Andy wazakanyicira. Nise aranje amubwira ati humura rwose ibyo ngibyo biraza kuba, ariko nanone yuko ibyo twemerekanije, ati rwose vayo ngiye nawe tujye kubanza turebe uko twigenza. Kumbe barakwereka hano Mr Parker yahise akanguka, bivuze ngo uburozi bamuhaye
ntabwo bwigeze bumufata, n'ibyo bavuze byose yabyumvaga. Kumbe Mr Parker niwe wabanje kuza muri iyi hoteli aho bari kuryamanira. Arangije aje hano mu kabati asanga bari bashyizemo utuntu tw'uburozi, bibuka ko uyu Claire atajya amwizera. Arangije ahindura uburozi bari bashyizemo, bivuze ngo utwo bamushyiriyemo hariya ngo atunywe niwe wari watwishyiriyemo, ndetse ntabwo bwari uburozi. Mr Parker rwose hano yahise akanguka, bivuze ngo ni umutwe yakinnye Claire, ndetse ibyo bavugiye hano byose yabyumvise, n'ibyo Claire yavuze byose yabyumvise. Kumbe Mr Parker hano kwitegereza yahise abona ari wa mugore we babanaga Zoe. Arangije aravuga ati ibi byose nari mbizi, ati umutima wanjye ntabwo wigeze umbeshya habe na rimwe, ati noneho nyuma na nyuma n'ubundi reka tubikore ibi byose kugira ngo tube twavura umwana kuko n'ubundi ni uwacu. Ibuka ko uyu nguyu rwose Mr Parker agomba kuryamana n'ubundi n'uyu Zoe kugira ngo avure umwana we. Kumbe Zoe mu gukanguka ibyo bamuhaye bimaze gushira yaravuze ati gute ndi hano kandi ni kumwe nawe? Umukobwa mu kwireba asanga yambaye ubusa. Arangije aravuga ati Mr Parker gute naba ndi kumwe hano nawe? Mr Parker arangije aramuseka aramubwira ati yego nyine byabaye, ati ibi byose byabaye kugira ngo rwose ngiye nawe tube twatabara umwana wacu. Zoe arangije aravuga ati sibyo kandi uri kuvuga ni ibiki? Ati ni we musore twahuye imyaka 6 ishize se muri Canting Hotel. Ati mana yanjye, ati ibi ngibi ntibishoboka, ati gute yaba ari wowe? Mr Parker arangije amubwira ati cyane rwose, ati ni ngiye musore mwahuye imyaka 6 ishize. Mr Parker yakomeje kuvuga ati umutima wanjye wakomeje kubimbwira, ati ndetse nanjye ubwanjye nakomeje kubikeka ku giti cyanjye, ati ariko nanone ngakomeza nshidikanya, ati andi niba ari wowe wawe, ati none uriya mwana wundi ni Luna yaba yaravuye he? Ati ariko nanone sinigeze nkushidikanyaho, ndetse nakomeje kukwizera. Umukobwa rwose hano yarumiye kwisanga ari hano mu cyumba we na Mr Parker. Mr Parker arangije amubwira ati ariko ntabwo ari ngombwa, icyo kibazo cya Luna uzaba ukinsubiza nyuma, ntabwo ari ngombwa ngo ukinsubize nonaha. Icyambere nuko byabaye, ndetse bari bazi yuko baturoze nge nawe, ubu ngubu rwose ndi hano ndi muzima, ndetse nawe uri muzima, reka dutegereze tuze kureba uko biri buze kubagendekera. Barakwereka disi umukobwa hano yari yishimye kuba nibura umuntu bari bamaranye igihe babana, ndetse no kuba umwana wamukundaga atifuza yuko yanamusiga asanze ari we mwana we. Kumbe barakwereka Nisi nyiri gupanga byose yari hano rwose yishimye yuko amaze kuba yaryamana na Claire yari yarifuje. Barakwereka muri ako kanya bashinzwe umutekano wa Mr Parker baje birukanka, barangije baramufata aravuga ati ariko se murakeka muri gukora ibiki? Kumbe na Mr Chad yari ari aho ngaho. Arangije aravuga ati Nisi we, ati rwose bwa mbere barakwihanganiye, ariko noneho ubu ngubu nta muntu n'umwe uri buze kukurengera, atugomba kuba wafungwa rwose kubw'ibyaha byawe. Nisi arangije aravuga ati ibintu mwiba ariko ntabwo mwabinkora, ati murabizi neza ko nanjye ndi wo mu muryango wo kwa Parker, ati mumpamagarire sogokuru, ati ibi bintu ntabwo nabyemera. Mr Chad arangije aramubwira ati noneho uyu munsi ntabwo sogokuru wawe ari buze kuba yagutabara. Kumbe barakwereka mu rukerera Claire nawe yaje hano mu gitondo aje kureba umugabo we ngo basezerane, kumbe atazi ko byose byamaze kumenyekana. Mukuza aho ngaho yasanze Zoe ndetse na Mr Parker bicaranye. Arangije aravuga ati Zoe kubera icyo ukiri aha ngaha, ati ni wakabaye wavuye mu muryango wanjye ukagenda. Icyo atazi nuko ibyo ari gukora byose bamuvumbuye. Arangije aza gukurura Zoe ngo amukure aho ngaho amwirukankane. Mr Parker arangije aravuga ati wagakobwa we, ati mvira ku mugore, ati n'ubundi imbere hose nari narabimenye. Claire arangije aravuga ati none se nibiki uri kuvuga wamenye? Ati rwose uwo mukobwa, ati nahahuriye n'ibyanjye nawe. Mr Parker arangije amubwira ati hanyuma y'iki gihe cyose, ati rwose nari mbizi kuri agakobwa k'agacucu, ati cyakora cyo umuryango wo kwa ba Claire, ati ni wowe ugiye kuwangiza, ni wowe ugiye kuwushyira hasi, ati ikindi kandi wibuka amasezerano twagiranye. Claire arangije aravuga ati Zoe ibi byose ni uri kubitira, ati Zoe wagakobwa ndi buze kukwica. Ajya gufata kuri Zoe ngabe yamukubita. Mr Parker arangije aramufata amujugunya hasi. Agakobwa disi byarakababaje. Mr Parker arangije aravuga ati wagakobwa we, ugomba kumenya yuko nakwihanganira noneho nyuma na nyuma yuko menye ko Zoe ari we mugore wanjye, none ugatinyuka no kuba wamukuraho. Claire arangije aravuga ati ariko kuba wamenye yuko Zoe ari we mukobwa mwaryamanye imyaka 6 ishize, ati ntabwo bikuye yuko yaguciye n'inyuma akaba yabyara Luna, ati none se kuba yarabyaye andi bikuyeho yuko aguca inyuma. Disi hano mama wa Luna agiye kwisobanura ngabe yavuga aho Luna yavuye. Mr Parker aramubwira ati nta mpamvu yo kugira ngo wisobanure. Mr Parker arangije abwira Claire ati aho yaba yarakuye Luna hariho hose, ati ntabwo bikuyeho yuko ari we mama wa Andy, ati ikindi kandi nanjye Luna mufata nk'aho ari umwana wanjye, kimwe nuko uyu mukobwa yafashe Andy nk'umwana we ataramenya yuko ari umwana we. Umukobwa uri hano rwose ngo ni Claire yakomeje abunana avuga ati ariko ibyo bintu ntabwo wabinkora Mr Parker. Akomeza nanone anitegereza uyu nguyu Zoe uraha avuga ati mu by'ukuri Zoe ni wunyangirije ubuzima, ati ni wunyangirije ubuzima.
Mr Parker aramubwira ati niba hari umuntu urenganya ndetse niba hari n'umuntu umuryango wawe urenganya ati rwose baze kurenganya wowe wa mukobwa we, ati kubera yuko umuryango wawe urawutengushye ndetse ubakojeje n'isoni. Barakwereka Mr Parker yahise afata umugore we barigendera, barangije Claire bamwiruka aho ngaho. Ibyo yirukanseho imyaka yose byarangiye bimupfiriye ubusa atanabibonye. Kandi nanone ikindi wibuke yuko uyu Mr Parker yavuze yuko nta kintu na kimwe azakorana n'umuryango wabo, kandi ndetse ari we muntu ugiye ugize amakampani menshi hano. Bombi barakwereka Zoe yaje gusura Andy nyuma yuko amenye yuko Andy ari umwana we. Araje amubwira ati Andy, nagutekeye bya byo kurya ukunda, ati rwose nabikuzaniye hano, ati ikindi kandi uyu munsi ni isabukuru y'amavuko yawe, ati rwose ndagira ngo utange icyifuzo, uhe Imana ikintu wumva wifuza izakiguhereza. Barakwereka Andy nawe yahise afata mama we mu kiganza, ariko ntabwo aramenya ko ari mama we wa nyawe, nuko apfa kumuhamagara mama we gusa. Andy yahise amufata mu kiganza arangira avuga ati mu by'ukuri ndifuza yuko igihe cyose wazagumana nanjye ntunsige, tukaba turi kumwe. Icyo atazi nuko n'ubundi uyu nguyu bari kumwe ari we mama we. Kombi barakwereka Mr Parker nawe yari ari kumwe hano na Luna, ari kumwitaho rwose. Luna araje amubaza ati ariko se papa, kubera iki buri gihe koko ubu uri umuntu mwiza kuri njyewe? Mr Parker araje amubwira ati ni inshingano zanjye rega kuba nakwitaho, aturabizi yuko uri umukobwa wanjye kandi nkunda. Akana karanje karavuga ati papa, ese mbe nakubwira ibanga? Ati nta kibazo rwose mwana wanjye mbwira. Numbaze ngo Luna agiye kumubwira ibiki? Luna yahise amubwira ati mu by'ukuri mama ntabwo yigeze akora amahitamo mabi kuba rwose yahitamo umugabo nkawe, ati mu by'ukuri uri umuntu mwiza. Ese akana kari hano karashimishije. Umusore yaramubwiye ati mu by'ukuri nawe mwana wanjye, ati mu by'ukuri nishimiye kuba nkufite. Kombe barakwereka Mr Parker yari yagarutse hano mu kazi rwose n'ibyishimo byinshi. Kombe barakwereka Mr Chad nawe yaje kumureba sinzi amadokima yari amuzaniye, ariko nanone ubona yuko afite akamwenyu ku maso ye. Mr Chad yaramubwiye ati mu by'ukuri byagaragaye yuko Luna nawe ari umwana wawe ndetse ahuje amaraso 100% na Andy. Mr Parker yahise avuga ati mu by'ukuri nari nabikitse, ati ibi byose nari narabiketse na mbere hose, ati bivuze ngo guhera uyu munsi ati mfite impanga kandi impanga z'abana biza. Mr Chad yaramubwiye ati mu by'ukuri nibyo kwishimira Mr Parker, ati ibyo bintu tugomba no kubiseleburira kuba ufite abana babiri b'impanga utari warigeze umenya. Kombe barakwereka hano aho Andy yari abyariye. Barakwereka Mr Parker yazanye Zoe. Luna nawe yari afite indabyo hano, bigaragara yuko Mr Parker yaraje guporopoza noneho Zoe mu buryo bwemewe n'amategeko. Zoe yaje amubaza ati ariko sunjyanye hehe? Kumva uko yakamupfukuye ku maso yahise abona rwose akana hano kamuzaniye indabyo. Araje arapfukama aramubwira ati se mu by'ukuri tutitaye ku byo abana bacu byose bavuze, tutitaye ku bintu byose byabaye, ese wakemera ukambera umugore? Umukobwa rwose yaratunguye kubona noneho nyuma na nyuma umusore yafataga nk'umuntu w'umukire rwose, afata nk'umuntu w'umunyacyubahiro ndetse avuga ko batazigira babana ari uwa Claire. Yabonye none hari kumuporopoza mu buryo bwemewe n'amategeko, atari ukuvuga noneho ngo ni Andy ndetse cyangwa se Luna babahatirije. Zoe rwose hano yitegereje abana be, arangije yitegereza na Mr Parker uri hano, aravuga ati se urumva ari gute ngiye naguhakanira? Ati mu by'ukuri ndabyemeye, ati nanjye nemeye kukubera umugore wawe kandi w'ibihe byose. Umusore yaramubwiye ati mu by'ukuri nta gihe tuzigira twishima nk'uko tugiye kwishima ubu ngubu turi kumwe n'abana bacu b'impanga. Zoe hano yahise atungurwa arangije avuga ati se kandi ibyo bintu by'abana b'impanga uri kuvuga bikuye hehe? Nibuke ko Zoe we aracyafite urujijo rw'ahantu Luna yaba yaravuye niba Andy nawe ari umwana we. Zoe yaramubaje ati si ibyo bintu kandi wabikuye hehe? Mr Parker arangije amubwira ati ayo ngayo ni amakuru namenye yuko aba bana bombi babiri Luna ndetse na Andy ari impanga. Barakwereka muri ako kanya yahise amwambika impeta, bigaragara ko noneho ubu ngubu abaye umugore we mu buryo bwemewe. Utwana natwo twari turi aho ngaho turi kuvuga ati mbega ibintu byiza, ati mu by'ukuri papa ndetse na mama bari romantike. Utwana turi hano rwose tumeze nk'abantu bakuru. Andy arangije avuga ati mu by'ukuri ngiye mama wanjye nyimubona na mbere hose arega ntabwo nigeze nibeshya, nari mbizi ko ari mama wanjye. Barakwereka Zoe uri hano ariko yakomeje gushidikanya avuga ati ariko se urabizi neza yuko aba bana ari impanga? Ati cyane rwose ibyo ngibyo ni ibintu nakoreshejeho ibipimo, ati nabizi neza yuko na Luna ari umwana wanjye. Ati none se hari undi papa wa Luna waba uzi? Zoe yahise avuga ati mu by'ukuri ibyo bintu ni ibyo kwishimira niba rwose na Luna ari umwana wawe ndetse na Andy akaba ari umwana wacu. Gusa disi Zoe hano nawe ntabwo yari ameze neza. Mr Parker arangije amubaza ati none se Zoe umeze neza? Bivuze ngo disi nyuma yuko baryamanye ibyo bakoze nabyo byatanze umusaruro. Wibuke yuko bakeneye amaraso ya mama wa Andy atwite kugira ngo babe bayavurisha Andy indwara arwaye.
umukobwa rwose yaramubwiye ati mu by'ukuri meze neza, ati bigaragara yuko mu minsi mikeya Andy araza kuba avuye mu bitaro, bivuze ngo disi nguyu zo yari yamaze gutwita. Barakwereka umuryango wabo guhera ubu wari wishimye, ndetse ari n'ahangahe inkuru yacu y'uyu munsi isoreje. Nkushimira wowe wabanye natwe kuva ku ntangiro kugera ku musozo w'iyi nkuru, gusa ntugende udakanze subscribe kugira ngo izindi nkuru nk'iyi ziryoshye zijye zigushyikiraho ku gihe.